reka dushimire Olonera yakoze, reka tumushimire cyane, reka tumukomere amashyi. Ariko ndagira ngo online badukosorere baturebere ikibazo cyatumye kamera itagaragara. Ni byiza ko abadukurikira badahari babasha gukurikirana amateraniro. Ni byiza kandi natwe turi hano ko abantu babasha kubona inyigisho turi kumwe twese. Turashima Imana yabanye natwe iminsi yose itambutse. Turashimira Imana yaturinze. Buriya hari ababa barwaye bari mu bitaro, hari ababa barwaye bari mu rugo, hari abafite ibibazo bitandukanye bitari bimwe, ariko kandi ni byiza ko dushima Imana ko tukiri bazima. Hari abantu bacu barwaye bari kwa muganga, turabibuka tubasengere. Hari n'abandi bari mu mago twagiye tumenya ko batameze neza, nabo turabibuka tubasengere. By'umwihariko abadukurikira bose, hari abagize ibyago, hari abagize ibirori, ibintu byose mu isi n'uruvange, ariko muri byose dukomeza abantu babuze ababo, tugakomeza n'abarwayi, kuko hari igihe tutabyibuka, ariko ni ikintu cy'agaciro. Amen. Reka dushime Imana rero ku bwa byose, tuyishimire ibyo yadukoreye duhagaze. Rimwe na rimwe hari igihe tuzi imbere y'Imana twumva nta mashimwe dufite, twumva umwanya wacu hari bitaragenze neza, ariko hari ijambo rimwe: mu bitaragenze neza byose uracyariho uri muzima. Buriya umuzima niwe mufite amahirwe y'ibizaba. Umuzima ufite amahirwe y'ibizaba. Kandi mbibutse ko umunyamibabaro niwe ejo uzishima. Urira none ejo niwe uzaseka. Si byose? Nta marira ahoraho, nta mubabaro uhoraho, nta gahinda gahoraho. Cyakora ibintu bishobora gusimburana, ariko kandi muri byose igihe gisimburwa n'ikindi. Icyo urimo witegure, hari ikindi gihe kigutegereje hari imbere. Si byose? Hari igihe bavuga ngo se dushime Imana tuyibwire ibyo yadukoreye byose, ariko ukavuga ariko se gihe n'iki nyibwira ko numva nta shimwe mfite. Hari ishimwe rikomeye twese duhuriraho, dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuzabona Imana. Icya kabiri, dufite ibyiringiro n'umugisha wo kugomeza kuganira n'Imana no gusabana n'Imana, kuko inshuti yawe mukiri kumwe ibyo uyisaba yabiguha. Sibyo? Reka dushimire Imana rero, dusenge. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye iby'imbaraga wakoze, tugushimiye imirimo itangaje yose wakoze, tugushimiye uburyo watwitayeho. Ntabwo watubaye kure mu minsi y'ubuzima bwacu. Igihe twari tubabaye twaragutabaje uradutabara, igihe twariraga wumvisha amarira yacu uratwumva uradusubiza. Mu mibabaro yacu twambaje Uwiteka aradutabara. Dufite ishimwe ryo gushima kuri uyu munsi. Nyemerera uyu munsi ubane natwe, uduhe ibihe byiza. Kandi buri muntu wese wageze hano, Mana, ndabizi neza ku mutima we hari icyo asaba, ariko mu rwego rwo kuramya no guhimbaza turabanza tugushimira ibyo wadukoreye byose. Hari byinshi wakoze amaso yacu yiboneye, hari byinshi wakoze amatwi yacu yumvishe. Turabizi neza uri Imana yumva gusenga, uri Imana isubiza buri kimwe cyose. Ntabwo uri kure yacu, nta nubwo uri kure y'umuntu uwo ari we wese, ahubwo uri bugufi bwacu. Tugushimiye umwanya uduhaye, tugushimiye ibihe byiza uduhaye, tugushimiye iby'imbaraga urakorera hano mu iri teraniro, kandi kubw'ubuntu bwawe dukomeze kumva imirindi yawe hagati muri iri teraniro. Tugukomeye amashyi tugushimira kuko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubumbure Bibiliya zacu. Reka tubumbure Bibiliya zacu. Reka tubumbure Bibiliya zacu turebe mu gitabo cy'umuvugabutumwa Luka, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 24. Luka
24 turasoma ku murongo wa mbere. Kuva kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro, bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagararaho bari bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntakiri hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, mwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa, ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Ibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo, n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibabyemera. Maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muraza kwihangana, ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza. Ariko biraza kumera neza. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo Yesu yongera atwiyereke. Yesu yongere atwiyereke cyangwa se akwiyereke. Habaho ibihe Yesu ajya yiyereka abantu, ariko Yesu ntahora yiyereka abantu buri munsi. Agira ibihe yiyerekamwe umuntu, ukaba wabivuga imyaka 10 cyangwa 20 uvuga uburyo wamubonyemo, cyangwa se ukabivuga pari raporo nuko wagiye umubona. Si rimwe si kabiri rero atwiyereka. N'uyu munsi mfite isengesho rivuga ngo yongere atwiyereke. Amen. Turabiyegereje mwese, abayobozi ba caci muri hano ndetse n'abakristo mwese muri rusange, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Muhawe ikaze. Twiyegereje n'abari online badukurikira badahari, batabashije kugera hano ariko bakurikira ijambo ry'Imana, n'abazakurikira tubahaye ikaze. Mu nsanganyamatsiko mfite yo kuvuga ngo Yesu yongera atwiyereke, ntabwo ari icyifuzo ngewe jyenyine nagize, n'intumwa babanye zagize icyo cyifuzo. Ntabwo ari jyewe ugize icyo cyifuzo, nge Ndorimana Edouard ugize icyifuzo cyo kuvuga ngo Yesu yongera anyiyereke cyangwa Yesu yongera atwiyereke. N'intumwa babanye bamarana imyaka 3 n'amezi 6 nta utaha ngagiwe, zigeze kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo twongere tumubone, yongera atwiyereke. Amen. Hariho abantu twagiye tuhura nabo tukabana, bakatubera umugisha, tugatandukana. Ariko umuntu wese wakubereye umugisha cyangwa wakubereye umumaro, ujya wifuza kongera guhura nawe. Inshuti yakunejeje, inshuti yakubereye umugisha, inshuti mwagiranye ibihe byiza, inshuti mwagiranye ubusabane, inshuti mwagiranye ibihe. Igihe kijya kigera ukavuga ngo icyampa amaso yanjye kongera akamureba, tukabonana. Hari igihe ijya mu gihugu cya kure, hari igihe igenda ikajya kure yawe. Hari abagenda bakava ku mugabane wa Afrika bakajya ku migabane y'u Burayi, bakajya muri Europe, bakajya Aziya. Icyakoze byaroroshye, WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga, abantu bashobora kuvuganiraho, bagakoringana video call, WhatsApp, bashobora kuvugana. Ariko nanone mbibutse ko iyo mubonanye n'umuntu amaso ku maso, bitandukanye no kuvugana umwe ariyo undi ariyo. Mfite icyifuzo rero, Yesu ashobora kuba amaze iminsi avugana nawe biciye mu ijwi ry'ubuhanuzi, ariko ugatahana ijwi ry'ubuhanuzi, ariko imirimo ya Yesu ntigaragare muri icyo gihe. Mu ijambo rigufi mfite rero,
yongera kwiyereke umubone. Turakeneye ko yongera kaza. Intumwa Yohana yandika urwandiko rwa mbere atanga testimony y'abantu yabwirizaga. Yarabwiraga ati simbabwira Yesu wo mu nzozi, no, sinababwira Yesu numvanye undi muntu wari we wese, oya, sinababwira Yesu twatelefonye, no, ntituvugana na Yesu tubabwira ngo abari we tubabwira twumvishe mu nkuru z'ibinyamakuru cyangwa se ahantu twabitoraguye kuri Instagram n'ahandi, no, turabwira uwo twicaranye. Niko yatangiraga babwira, twaricaranye, tumaze kwicarana intoke zacu zimukoraho, zikora ku maguru, zikora ku mavi, ndamwiyegamiza aryama mu gituza. Uwo mbabwira rero n'uwo nzi, n'uwo nabonye, n'uwo narebye, ntabwo mbabwira uwo narose. Biraryoha iyo uvuga umuntu mwaregeranye, pana kubivuga ngo narose, ngo neretswe, yego nabyo ni byiza, ariko muri iri sengesho ry'uyu munsi kongera kukwiyereka ni wowe mwembi na Yesu, ukavuga ubuhamya bwawe na Yesu mwahuye, apana wumvanya abandi. Mu isengesho ryanjye rero yongera kwiyereka, yongere akwiyereke. Sinzi ibihumaze mutongera gusabana n'umwami wawe ngo wongere ubone imirimo ye no kongera kumwumva hafi yawe, ariko mu isengesho ryanjye ry'uyu munsi yongere akwiyereke, yongeye kukwiyereka. Kambivuge muri uburyo, yongeye kukwiyereka. N'ubuhanuzi numva ashaka gutanga, vuga ngo ndagushimye kugiye kongera kunyiyereka Yesu. Amen, amena. Erega hari igihe yigeze kukwiyereka ufite ubuhamya, genda umutanga buhamya. Yesu yigeze anyiyereka, ndabibona akanyiyeretse, mbona imirimo ye, mbona amaboko ye, mbona Yesu muvuga uko namubonye. Hari uherutse kuririmba aravuga ngo najyaga numva bavuga Yesu nkagira ngo rwose ni amakabya nkuru, abandi bamuvuga nkagira ngo rwose barivugira. Agiye gukora kongirizo y'indirimbo yaravanga, ariko nanjye uko bamuvuze niko nanjye namubonye. Yongeye kukwiyereka. Amen. Korera kuri umuntu mwegeranye ubwire ngo Yesu yongera kwiyereke bundi bushya, yongera kwiyereke bundi bushya. Nshuti yanjye, yongera kwiyereke bundi bushya. Amen, amen. Hari igihe tubivuga mukagira ngo wenda sinzi niba mwebwe mujya mukumbura uburyo Yesu yiyerekanamo. Abagore iyo bamaze igihe batari kumwe n'abagabo bashakanye, umwe akumbura mugenzi we, bamwe bakabigaragarisha emosiyo, bakarira atari yanamubona, bahura umwe akumva atare ku rundi. Urwo ni urukumbuzi rw'abashakanye. Inshuti z'abafiyansaye nabo zigira bene ubwo buzima, kavuga ati Mana mpuye n'inshuti yanjye maze igihe ntayibona, namuhobera sinamurekura. Icyifuzo bafite avuga ngo icyamba tukongera tugahura. Amen. Kandi se ni bibi se? Si byiza ko abantu baburanye bongera bakabonana? Muri iki gihe Yesu mwari mwaraburanye agiye kongera kukwiyereka. Mwari mwaraburanye rega, mwari mwaraburanye. Hari igihe abantu baburana na Yesu neza akazimira, ukaba kure ya Yesu, Yesu akakuba kure. Ariko hariho umunsi akugirira ubuntu mukabonana. Sara ufite icyifuzo nk'icyanjye cyo kongera kugira ngo Yesu akwiyereke? Ufite icyo cyifuzo? Turagihuje. Urimo uravuga ngo Yesu ongera unyiyereke bundi bushya, nyiyereka bundi bushya, nyiyereka bundi bushya, nyiyereka bundi bushya. Amen. Hari igihe abantu bajya bamenyera ibintu, ariko ibintu bya Yesu ntibimenyerwa. Petero yaramenyereye kugendana na Yesu n'amaguru, kuko nta modoka zariho mu gihe cyabo. Bakoreshaga amafarashi, bagakoresha indogobe, bagakoresha ingamiya nizo bita ipunda. Ariko kandi ibyo bakoreshaga byose byabatwaraga
mu buryo bw'imodoka nyine zacu z'uyu munsi. Buri modoka icyo gihe Yesu ariho nta modoka zariho, nta n'indege zari zakabaho. Iri koranabuhanga rije ejo bundi. Niyo mpamvu mudasanga birivuga indege, niyo mpamvu mudasanga birivuga imodoka, niyo mpamvu mudasanga ivuga icyakoza amagare. Ariko amagare avugwa nayo saya ngaya y'aba velomoteri, no, yari amagare y'ubundi buryo. Rero icyo gihe cyabo bagendaga n'amaguru. Petero amenyera ko Yesu bagendana. Igitondo kimwe bwari bugorobye, Yesu arabwira ati nimwambuke n'ubwato mugende mufate hakurya. Ubwato nibwo bwari amamodoka yabo bambukira mu nyanja. Ngo maze Yesu arantangaza, n'umugabo mwiza, ngo asigara hakurya yiherereye arimo asenga. Bageze hakurya benda kwambuka ngo bafate hakurya, ngo agenda hejuru y'amazi. Petero akebutse kuko ari wari uri bwerekeza, arebye inyuma abona umugabo ugenda n'amaguru hejuru y'amazi. Avuze induru ati yemwe nimutabare, dore umuzimu hejuru y'inyanja, dore umuzimu arimo aragenda, dore umuzimu munyagashani, turapfuye turahwereye. Yohana arakanguka aramubwira ati yabaye iki? Ati reka da, reba hariya dore umuzimu. Yesu arabwira ati yemwe nimuhumure ni njyewe. Barahakana baravuga ati ntibibaho, ibyo turakuzi, igihe twakumenyeye twagendaniye imyaka tumaze, nibwo bwa mbere kuva tuvutse nge Petero mbonye umuntu ugenda hejuru y'amaguru. Icyo akora abazimu bo babikora, ariko umuntu muzima ntabwo bishoboka ko yagenda hejuru y'amazi. Yesu arahagarara kugenda, aramubwira ngo Petero wishidikanya, izere ni njyewe ndi Yesu. Aravuga ati kugira ngo nemere, tegeka nanjye nze bikunde bicemo ndebye. Tegeka ndava ku bwato njyemo nindera amaguru 2-3, nukuri pe ndemere. Arambwira ati ngwino. Petero ava ibwerekeza amanurira amaguru mu mazi akandagiraho. Inyanja iramwemerera neza, Petero arakandagira araza. Abandi barahagara, murebe icyo kintu, nimurebe namwe muri kubireba, nimurebe ibyo bintu. Usibye ko tubibabwira mu mitwe bitarimo, ni mu bitekereze namwe. Petero aragiye da neza hejuru y'amazi, neza Lake Victoria, neza Lake inyanja. Nanjye navuga ibiyaga ni inyanja za Mediterane, agenda hejuru y'inyanja. Noneho dore ngo arimo agenda asatira aho Yesu ari, ngo atangira kureba hirya, ngo abona umuyaga ukutera. Petero agize ubwoba atangira gucubira, aravuga ngo ndabara, ndarigise ndagiye. Yesu aramubwira ati ariko kari njye ukubwiye ngo uze, kubwo urareba hirya ujya kureba yiki. Amen. Ngamufata ukuboko aramuzana, aramubwira ndi Yesu cyangwa se ndiwe? Aturiwe. Ntabwo uri umuzimu, uriwe. Ntabwo uri umuzimu. Aho Petero yari yeretswe Yesu bitandukanye nuko yaramuzi. Kubwiza ukuri ugiye kubona Yesu bitandukanye nuko wari umuzi. Yesu umenyereye siwe nje kukubwira Yesu uboneka mu ishishurirwa rishya, mu iyerekwa rishya, mu buryo bushya, muri gahunda nshya, mu mikorere mishya, mu mipango mishya, muri plani nshya. Yesu wawe ni Yesu ushobora kwiyerekana mu buryo butandukanye. Mu ijambo rimwe gusa, uri mu gihe cyo kugira ngo akwiyereke, uri ku munsi wo kugira ngo akwiyereke. Nyakira uvuga ngo amena. Ibyo byari kugira ngo Petero atazajya yibeshya akagira ngo Yesu abana baramumenyera. Ntibamumenyera. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko Petero yabonye byinshi. Petero, hari umunsi umwe tuzajya mu ijuru tukajya tuganira na bariya bagabo tukabaza ati ariko isi tuvuyemo niyo mwabayemo? Mwari muzi ko ijuru rihari? Mujye mubimenya, iyi si tuyirimo turi mu ntego nkuru yo gukorera Imana, kuko umuntu wese uzapfa adakoreye Imana azaba ahushije intego nkuru y'ubwami bw'Imana.
nta kindi umwana w'umuntu yaremewe, si akazi, si umugore, si abana, si ibiryo, si amazu, si amasambu, si amamodoka, si indege. yaremewe gukorera Imana. Iyo niyo ntego nkuru y'ubutumwa bwiza. nta kindi kintu kiriho imbere n'inyuma. umwana w'umuntu Imana yamuremeye, imuha umwuka wayo, imuha kurama, amara 10, amara 20, amara 30, amara 40, agira 100. ejo bundi Mpyisi agiye afite 102. intego nkuru y'imyaka y'ubuzima bw'umuntu azamara no gukorera Imana. iyo umuntu apfuye adakoreye Imana aba ahushije intego nkuru y'ubutumwa bwiza n'intego nkuru y'icyo yaremewe. kuko turi abakozi b'Imana. akazi tubona ari hanze ni ukujya gutera ibiraka. icyitwa akazi kose gakorerwa hanze, mpora mbisubiramo, ni ukujya gutera ikiraka kugira ngo tubone uko dukorera Imana. kuko amafaranga nkorera bwa mbere, ngewe nk'umukozi w'Imana agomba gukorera Imana. niko bigenda. ni ukuvuga ngo ngewe bwa mbere ndi umwana w'Imana washyiriweho gukorera Imana. bwa mbere rero ibyo nzaronka byose, kuko ndi umukozi w'Imana, bikwiriye gukorera Imana. abana nzabyara bagomba gukorera Imana. akazi kanjye gakwiriye gukorera Imana. ibyo ntunze byose n'ibyo nzatunga byose bikwiriye gukorera Imana. yewe nta kintu na kimwe Yoshua yaravuze agiye gupfa mu myaka y'izabukuru yarakuze, abwira Abisirayeli, arabwira ngo yemwe, niba gukorera izindi mana z'inyamahanga ari byo mubona ari by'agaciro, nimugende muzikorere, ariko njye n'inzu yanjye, njye n'urugo rwanjye, njye n'abana banjye tuzakorera Imana. amen. singiye kwigisha kugukorera Imana, ndashaka kubabwira Yesu wiyereka abantu, akabiyereka kugira ngo babajye kumuhamya. ibi Imana ishaka kudukorera muri iyi minsi ni ukugira ngo tujye kubihamya ko twabonye Yesu atwiyereka bundi bushya. Bwana asifiwe. asifiwe Bwana. haleluya. Yesu yahanuwe uhereye kera kose, abahanuzi bamuhanuraho, baramuvuga. umuhanuzi wa mbere bamuvuze n'uwo bita Mose, igice cya 18 cyo gutegeka kwa kabiri. hari uwahareba gutegeka kwa kabiri, mwumve n'umugabo wahanuwe, baramuvuga, baramuhanura, baramuhamya, araza, arakora, arasoza, arapfa, arazuka. ndashaka kuza kuvuga uburyo rero yiyerekanye mu bihe bitandukanye, yiyerekanye atari yanabaho. ntabwo yiyerekanye yaje gusa, atari yanaza hari abamubonye arabiyereka. amen. reka turebe mu gutegeka kwa kabiri. gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15. reka dusome mu izina rya Yesu. haranditswe ngo, Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye, ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, azaba ari we mwumvira. amen. uyu ni Mose uvuze aya magambo mu kiri iki gice. Imana izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. uyu niwe muhanuzi wabayeho bwa mbere. Mose mu bahanuzi bakomeye bo mu isezerano rya kera bavugwa barimo. mbibutse ko amategeko yose avugwa mu isezerano rya kera yitwa amategeko ya Mose. haza umusimbura witwa Kristo wenyine, niwe usimbura Mose. amen. arabihanura, bivugaho rero. amaze kubivuga, igihe kiragera, Mose arapfa, Yoshua arakurikira, ariko hari n'abandi bagiye bamivugaho. hariho undi wabivuzeho, uwo bita Balamu mu Kubara 24, Kubara 24, nawe afite uko yabonye Yesu. Kubara 24, duhereye ku murongo wa 4. Kubara abafite Bibiliya z'igifaransa ni nombre cyangwa se numbers, mu buryo zino za King James version. Kubara 24, duhereye ku murongo wa 4, haravuga
aravuga uwumva aya magambo y'Imana were kwishobora byose akikubita hasi akagira amaso areba ati erega amahema yawe ni meza wa bwoko bwa Yakobo we, ubuturo bwawe ni bwiza wa bwoko bwa Isiraheli we, burambuye nk'ibikombe, nk'imirima y'uburabyo yegereye uruzi, nk'imisaga Uwiteka yateye, nk'imyerezi imeze iruhande rw'amazi, amazi atemba avuye mu ndobo z'ubwo bwoko, urubyaro rwabwo ruzabaho amazi menshi ari, umwami wabwo azasumba Agagi, ubwami bwabwo buzashyirwa hejuru. Imana yabukuye muri Egiputa niyibujyana. Ubu n'ubwoko buvuga bw'Abisiraheli buzakomokwamo nde? Yesu. Ibi nibyo ari kwerekwa. Arababwira ati rero ku murongo wa 8, Imana yabukuye muri Egiputa niyibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo, buzarya amahanga bubereye ababisha, buzamenagura amagufa yabo. Ubwo n'ubwoko bw'Imana burimo uyu Baramu na Baraki. Uyu Baramu yaratumwe kuvuma, ariko agiye kubona, ndagira ngo mbabwire icyo yabonye, uburyo abantu babona Imana cyangwa se Yesu abiyerekamo, akabiyereka ku munsi batari biteze, bakamubona ku munsi batatekerezaga, bakagira uburyo bamubonamo, bakagira uburyo bamuvugamo, kuko uko bamubonye niko umuvugamo, sibyo? Buzamenagura amagufa yabo, buzabahinguranisha imyambi yabwo, bwarabunze buryama nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingore, bwamvumburwa nande? Uza kwifuriza umugisha wese awuhabwe, uza kuvuma wese avumwe. Uyu ni Baramu umuhanuzi, ari kuvuga ku bwoko bw'Imana. Nyamara umutumye yaravuze ngo genda ubavume bapfe bapfire gushira. Aravuga ati yemwe ubu bwoko ubu buteye ubwoba, ubuvuma nawe aravumwe, ubwanga nawe azangwa, uburwanya nawe azarwanywa. Ubu bwoko muri ubwoko bukomeye. Amen, haleluya. Hano bakomeza bavuga ngo ku murongo wa 10, ku murongo wa 9, bwarabunze buraryama nk'intare y'ingabo, nk'intare y'ingore, bwavumburwa nande? Uza kwifuriza umugisha wese awuhabwe, uza kuvuma wese avumwe. Baramu yikongereza uburakari bwa Baraki. Baraki akubita mu mashyi abwira Baramu ati nagutumye kuvuma ababisha banjye, none ubahesheje umugisha Musa. Aka gatatu, nuko none mpungira iwawe, nashakaga kugushyira hejuru nkaguha icyubahiro cyinshi, none Uwiteka yakubujije icyubahiro. Baramu asubiza Baraki ati sinabwiye n'intumwa zawe wantumyeho nti, naho Baraki yamba ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye, sinabasha gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka, gukora icyiza cyangwa ikibi nihangiye, icyo Uwiteka azajya ambwira nicyo nzajya mvuga. None ngiye mu bwoko bwanjye, reka ngusobanurire ibyo buriya bwoko buzagirira ubwawe mu bihe bizaza. Aca umugani ahanura ati Baramu mwene Bewori aravuga, umuntu waruhumirije amaso aravuga, haravuga uwumva amagambo y'Imana akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwere kwishobora byose, uwikubita hasi akagira amaso areba ati ndamureba ariko su, ndamwitegereza ari bugufi. Uwo ni Yesu yerekwaga. Aravuga ati yewe nubwo umbwira kubavuma, nubwo ubona ari ubwoko buciriritse, ukabona nta maboko bufite, ari ubunyantege, hagati muri bo ndareba nk'umuntu udasanzwe, ndamureba ndamuruzi, ari bugufi, ndamwitegereza, nubwo ndabona ari ariko azaza. Yavugaga Yesu uzaza. Mbabwiza ukuri, no mu isezerano rya kera abahanuzi babonye Yesu atari yaza, barabivuga barabihamya, baravuga ati azaza, uko byagenda kose azaza, yewe atinde azaza, atebuke azaza, azacungura Isiraheli kandi azaribata amahanga agose Isiraheli. Mbabwiza ukuri, ubutabazi bwawe ntibugaragara ariko burahari, ijwi ryo kugutabara ntabwo waryumva ariko rirahari, ihumure nubwo ritakwegereye ariko rirahari. Hari umukiza twahawe, uwo azaza ntabwo azatinda, nubwo yaba kure arahari,
nubwo yaba kure cyane azaza. Ndagira ngo ngubwire, uri mu minsi agiye kukwiyereka, uri mu minsi agiye kugusura, naza bazabimenya. Haleluya. Baramu na Baraki ni umwami, Baramu ni umuhanuzi. Aramubwira tuva ngubwire, ibiguzi wampa ntabwo ndi bwumva ibiguzi imbere, ndashaka kuza kuvuga icyo Uwiteka anyereka. Ndagira ngo nkubwire, waraguririwe ariko sha ntibazagushobora. Ntako batagize, wa bwoko bw'Imana we ntibazagushobora. Sha bararaguje, ntako batagize ariko ntibazagushobora. Baragambanye, ntako batagize ariko ntako bazagushobora. Yewe baraye bacuragura ijoro, ntako batagize ariko ntibazagushobora. Bagukubitishije inkuba, ntako batagize ariko ntabwo bazagushobora. Yewe baragiye baracisha, ariko ntako batagize ariko ntako bazagushobora. Ibunze hagati muri twebwe, iryamye hagati muri twe, n'Imana ituyobora ngo ifite amaboko nk'ay'iki, nk'ay'imbogo. Baraki arambwira ati sha waba ikigwari, waba imbwa gusa, naraye iwawe kugira ngo tubicishemo ubavume bumire ku gasozi. Sha ndari wawe ndi umwami mu gihugu, ninde urusha icyubahiro ko ntawe, ninde uri hejuru yanjye ko ntawe. Naringiye kugushyira hejuru ngo nkuzamure nkugire umunyacyubahiro, nushaka uzamuha kabiri kuri jyewe. Ibiguzi byari biteganijwe, sha urampindutse. Sha aramubwira terega, inyuma yanjye hari uyobora, inyuma yanjye hari utegeka, inyuma yanjye hari uhavugira, inyuma yanjye hari ukuboko kumvugisha. Ndareba Imana ibivuga ngo ndamureba, ndamwitegereje, nsanga azaza. Yemwe azaza. Yesu nyiri itorero azaza, Yesu nyiri ubwami azaza. Ni bande babyumva bagatera haleluya, haleluya. Azaza. Aramubwira ngo niki naguha? Aramubwira ati ntacyo narya, niyo nabirya bizaba. Niki naguha? Ni mafaranga ki naguha? Aramubwira ati sinayafata, niyo nayafata kuza kwa azaza. Sha ndaguhisamba ingana iki? Aravuga ati niyo wamba gakondo yose kuza kwa azagira ute? Hazaza. Yewe mwaramubwira ati ngo imodoka zingana iki wa muhungu we, umvumira ubu bwoko. Aravuga ngo niyo nazicaramo kuza ko hazaza. Arambwira ati none se ngugenze ngo igihugu cyose? Aravuga ati niyo nakiyobora kuza ko hazaza. Yesu we, haleluya. Kuza ko azagira ute? Hazaza. Namubonye, namweretswe, namwishuri. Aravuga ati kandi habereye igitangaza, ameze nk'intare ibunze mu byana byayo. Ubu bwoko ureba inyuma yabwo n'imbere yabwo buryamwe mw'intare. Iyo ntare ntabwo izahava itabyukanye umuhigo. Babwiza ukuri, abantu bakureba uciriritse, ariko muri wowe harimo intare iryamye. Haleluya, 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 haleluya. Aramubwira ngo dukore iki? Aramubwira ati bareke batambuke bagende. Uzabitambika bazagenda, sha uzabakumira bazagenda, uzabahagarara imbere bazaguhitana. Kugenda ko bazagenda, ibayoboye ifite amaboko nk'ay'imbogo, ntawabahagarika, ntabakoma mu ngokora. Haya, aramubwira ati ariko wa mugabo we kubahesheje umugisha ubugira gatatu, warebye uburyo ubavuma. Aravuga ati nabavuma nde? Narakarira n'ubwoko Imana itarakariye, navuma n'ubwoko Imana itavumye. N'abanyamugisha, icyamba ngipfira nk'abariya banyamugisha, icyamba ngapfa nkabo. Baraki ararakara avuga ati waba igicucu gusa reka nitahire. Haragenda. Hayayaya, mbabwiza ukuri, ntimuvumika. Nubwo mugaragara nk'abaciriritse ariko ni muri ubwoko buvumika. Nubwo mugaragara nk'abasuzuguritse ariko ni muri ubwoko buvumika. Yemwe ababavumye barabigerageje ntacyo byafashe, ababagerageje kubagirira nabi ntacyo byafashe. Ibagiye imbere n'inyamaboko. Reka tuyikomera amashyi menshi, reka tuyikomera amashyi menshi. Haleluya, haleluya, haleluya. Munyikirize haleluya, munyikirize haleluya.
munyikirize haleluya. Barakira vati ntibikunda, ntibavumika, ntibikunda kada buriya bwoko ntibuvumika. Ubwiza ukuri ntabwo urogeka wowe, ntabwo uri uw'abahadika. No ntibahadika ngo bifatire kata. Barahadika bigahaganyuka, barahadika bigahaganyuka, barahadika bigahaganyuka, barahagadisha, barahadika bigahaganyuka, barahadika bigahaganyuka, barahadika hayayaya, barahadika bigahaganyuka. Nyakira utere haleluya, haleluya. Urubwoko badahadika, batazingira ku byatsi, batazingira ku byatsi, ntibakuzingira ku biti, ntabwo bakuzingira mu mabuye, ntabwo bakuzingira mu mazi. Urubwoko butuye ukwabo, urubwoko bw'Imana, urubwoko bwatoranijwe, urubwoko bwera isanga Imana yarose irikuye mu bisa by'amaraso. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya. Ntabwo baduhambira ngo duhambirike, ntibadukanyaga ngo bikunde, ntabwo dukanyika, ntibakanyaga ntibikunda, ntabwo birukangana ngo bishoboke. Reka da, ntabwo bikunda, ntibikunda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo bikunda. Yaba bikunda biba byarabashobokeye, ariko byarabananiye. No kuri iyi nshuro byarabananiye, no kuri ya nshuro byarabananiye, no kuri wa munsi byarabananiye, no kwa kwezi byarabananiye, no wa mwaka byarabananiye, no cya gihembwe byarabananiye, no rya joro byarabananiye, no wa munsi byarabananiye, n'uyu munsi birabananiye. N'uyu munsi birabananiye, 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 no kuri uyu munsi birabananiye, no muri uku kwezi birabananiye, no muri iki cyumweru birabananiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Birabananira, birabananira, birabananiye. Urabahagamye muri uku kwezi, urabahagamye muri iki cyumweru, urabahagamye no muri uyu mwaka uzabahagama. Nina wahaguruka gatera haleluya, 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 haleluya. Heri mashandere basika ya mashande waewa, riko sondere mashako siya mashaiwa. Urakoze mwami Yesu, urakoze mwami w'abami. Ya haleluya, 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 haleluya. Hare mashande masika ya mashendere baso, riko ya masidi ya bashandere zone rimaka, le dola zane maya shande maya siko ya maywa. Urakoze Yesu, urakoze mwungeri w'intama. Hari ikintu kijya kinezeza muri ubu buzima, ngo Baraki aravuga ngo genda ubamvumira ubwa mbere, biranga. Aragerageza ubwa kabiri, biranga. Agerageza ubwa gatatu, biranga. Baramu aramubwira ati ntibishoboka, ntibavumika, ntibaterwa amabuye, ntibacanirwaho imyotsi, ntibavugwa amagambo. Ntabwo ari abantu baciriritse, bafite Imana, bafite isumba byose, isumba ibigirwamana, isumba Bayari, isumba Dagoni, isumba abakonikoni n'abapfumu bose muri Egiputa, n'imana z'abanyamahanga. Imana twizera isumba ibigirwamana, Imana twizera isumba amaboko y'abantu, Imana twizera isumba amaboko y'abarozi, Imana twizera isumba amaboko y'abakonikoni, Imana twizera, Imana twizera, Imana twizera, Imana twizeye. Ninde wabyumva gatera haleluya, 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 haleluya. Ya ntabwo bayikanyaga, ntibayikandagira, ntibayicira amacandwe, ntibishoboka. Niyo yaremye amacandwe, ntibayivumisha intoki, ntibikunda. Ndagira ngo nkubwire, aho ikujyana irahazi,
aho ikujyana irahazi, aho ikujyana irahafite, aho ikujyana irahazi, aho igutwaye irahafite. Niyo kwizerwa nijoro, niyo kwizerwa ku manywa, niyo kwizerwa nijoro, niyo kwizerwa mu gitondo, niyo kwizerwa imvura yaguye, niyo kwizerwa izuba ryavuye, niyo kwizerwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ifite aho ikujyana, ifite aho ikuvana, ifite aho ikujyana. Ngo bari bakiri bakeya, bari 6,300 bari mu butayu bagenda. Bari batari bagera kuri 2.5 n'igice, zivuga hagati ya 2.2 n'igice na 3 bari batari bagera aho ngaho. Ariko bari bageraga mu 6,300 abagabo, abagore n'abana batabariwemo. Bari benshi, ntabwo bari bakeya. Ariko ngo andi moko yabarebaga basuzuguye, abatesha agaciro ngo abase n'ibandi. Abase barajya he? Ubuse ubundi ubwoko n'ubwaye, harya ubundi burajyaye? Ubundi si ubuvuye he? Ko abantu birirwa bakureba, ariko ubundi yarajyaye. Ubundi se yazamara iki? Uyu se azava mu iki? Uyu se azitwa iki? Uyu se yamara iki? Bwari ubwoko buciriritse hanyuma yandi moko yose. Bwari ubwoko busuzuguritse hanyuma yandi moko yose. Bwari ubwoko butagaragara hanyuma yandi moko yose. Ariko Imana yabureba ikabona ishyanga, ikabona ubwoko, ikabona amaboko y'Abisiraheli azasumba n'amaboko yose. Uko abantu bakureba siko Imana ikureba, uko bakwita siko ikwita, uko bakubona siko ikubona. Iraje kwiyereke bundi bushya, uraje umutanga muhamya wayo. Amen, amen. Hari igihe kimibabaro abantu bacamo akabata, ariko Yesu azongera twiyereke. Ndagira ngo nkubwire, mubabaro wawe uri gucamo nicyo gihe Yesu agiye kukwiyerekeramo. Muri uwo mubabaro niwe Yesu ashaka kwiyerekaniramo. Aho nyine aho hakugoye, aho nyine hakubabaje, niyo ashaka kwiyerekanira. Ngiye kongera kuyibona we. Ngiye kongera kuyibona. Ariko maso yanjye azakureba. Ibiganza byanjye bigukoreho Mana yanjye. Vuga ngo yongera nyiyereke. Hari uko Yobu yamuvuze muri 19. Yobu muri 19. Yobu igice cya 19. Murongo aho wa mbere. Igihe ababisha bari bagwiriye bavuga ataha, ibyakubayeho n'ibyaha byawe Yobu, makosa yawe. Wowe wapfusha abana bose 10, ukabura amashyo yose akagendera rimwe, inzu zikaridukira rimwe. Urumva atari cyaha cyawe yo? Abashinja bari bagwiriye. Hari igihe umuntu aba mu minsi abashinja bagwira. Amakuba yawe aho kuyabonamo igisubizo cy'ejo hazaza, bakayabonamo ibyaha. Nyamara Imana irabizi ko turi umunyabyaha kuruta abandi, nta nubwo uri mubi kuruta abandi, suko uteye nabi kuruta abandi, turi umunyangeso mbi kuruta abandi, nta nubwo uri mubi hanyuma y'abandi. Ahubwo hari igihe mu makuba yacu Imana ibishaka kutwiyerekeramo. Kuko ibyabaye kuri Yobu kwari ukugira ngo kwiherezo rya Yobu Imana izerekane ko ari Imana ishobora byose. Ibintu uri gucamo Imana irashaka kugira ngo izerekane ko ari ishobora byose ku buzima bwa benshi. Yego, hari ibihucamo bikakugora, mu kazi bikagorana, mu rugo bikagorana, mu bana bikagorana, iwanyu ku ivuko bikagorana, yemwe mu babyeyi bikagorana, mu nshuti bikagorana, ugasigara abantu bose ari batunze intoki bavuga ngo niwe nyirabayazana. Ntabwo uri nyirabayazana. Yobu ibyamubayeho ntabwo ari nyirabayazana. Imana ari yaramwiyeretse muri episode ya mbere, agira abana 10, agira amashyo y'ingamiya, indogobe, inka, ihene n'izindi byinshi. Imibare yabyo murabizi ari muri iyo bigice cya mbere, simpatinda. Bivuyeho yarakeneye kubona Imana bwa kangahe? Uri mu minsi ugiye kubona Imana bwa kabiri. Ngiye kongera kubona Imana bwa kangahe? Ubwa mbere nigeze kuyibona ndi umutangabuhamya, no kuba ndi Kigali narayibonye, n'abari i Burayi barayibonye,
erega n'abari mu tuzi bicaramo bahaboneye Imana, ariko hari igihe uba ukeneye Imana bwa kangahe? Bwa kabiri ngo yongere yerekane. Yobu yari mu bihe bikomeye, abashinja ari benshi, abamutunga intoki ari benshi, abamuryanira inzara ari benshi, abamuvuga amagambo ari benshi, inshuti zimushinja, abamuganiriza amubwira ati ariko ihane n'ibyaha byawe. Umva uko yabasubije ku gice cya 19: muzahereza he mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu, buno bwa 10 munshinyagurira. Yo ni Yobu arasubiza inshuti ze, hazibwira ati buno bwa 10 munshinyagurira, muvuga ko nta bwenge ngira, muvuga ko ndi umuswa, muvuga ko nta kigenda. Hari ukuntu burya abantu bakujyaginga, bakakujyaginga rwose, bakabona uko bakagushyira mu gatebo bashaka. Hari umuntu agushyira mu gatebo yumva afite mu mutima we, kuko agateba guterekamo kangana n'akamurimo. Umuntu wese agateba gushyiramo kangana n'akamurimo. Yego niko bimeze, kuko iyo umuntu areba undi akamushyira mu gatebo, akamuvugira mu gatebo, akamubwirira mu gatebo, amubwirira mu gatebo kangana n'akari mu mutima we, umuntu nagomeza ava uri gicucu, uri imbwa, uri iki, akagutuka akaguhindura ubusa. Niko gatebo kamurimo we n'imbwa dabutu, kuko nta muntu muzima wakabwiye mugenzi we ngo n'imbwa. Yego ibyo baravuga ngo umuntu avuga bingana n'ibimurimo, umuntu atanga ibimurimo. Inshuti za Yobu zari zifite ubuswa bwo kureba ibintu mu buryo butari bwo, kandi n'ubu turazigira, zikureba mu buryo butari bwo, zikuvuga mu buryo butari bwo, zigushushanya mu buryo butari bwo, zikuvuga hanze uko utari. Imana izuriwe, Imana izuko ikwita, izuzaba we, iza agaciro kawe, iza umwanya ikugenera, izuwo yakugeneye, iza icyicaro cyawe, iza ikiryamo cyawe, iza izagutuza, iza akazi kawe kari, izuwo muzabana aho ari. Imana izi buri kimwe cyose, ariko abantu bo barabishwe, babivuga ikwabo, bakabyita ukwabo, bakabyita amazina, ariko Imana ifite uko yita ibintu. Yobu yari umukiranutsi, ariko abantu batemera ko ari umukiranutsi. N'uyu mwanya niko bijya bigenda. Amen. Arabwira ngo muzageza he mubabaza umutima wanjye, kamvunaguza amagambo yanyu, buno bwa 10 munshinyagurira. Ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Niba koko naracumuye, koko gicumuro cyanjye ninge kiriho, niba mushaka kunyibonaho no kumpamenya ibyo musebya, mumenye yuko Imana ariyo yubitse urubanza rwanjye. Imana niyo yubitse urubanza rwande rwa Yobu. Z'Imana yubitse urubanza rwawe. Hari abantu babona akazi we katakubera, urugo rwiza rutakubera, umugabo mwiza atakubera, modoka nziza ntiyakubera, aho gutura bakugenera ni mu manegeka, ahantu heza ntihagukwira. Imana yubitse urubanza rwawe, se wabona ibyiza byakugeraho? Hana sifiwe. Nta muntu Imana yubitse urubanza rwe abantu bajya abahishurirwa kuzabona Imana n'abafite amaso y'umwuka wera. Ariko abagira amaso y'umubiri bavuga uko bashaka, bagutuza uko bashaka, bakuryamisha aho bashaka, baguhamba uko bashaka, bakwica uko bashaka, bakurangiza uko bashaka. Ariko uko Imana ishaka barabihishwe. Kandi nkubwire, uko abantu bashaka siko Imana ishaka. Ibyo abantu bagushakaho baribeshya, ntibazi ibyo Imana igushakaho. Ntabwo mwanyumva. Bwana sifiwe. Niba mushaka kunyibonaho no kumva bibyo munsebya, mumenye uko Imana ariyo yubitse urubanza rwanjye, kangotesha imitego yayo. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye yazikwijemo umwijima. Yanyaze icyubahiro cyanjye cyose. Umuhanga wo kumenya Imana igihe atari mu cyubahiro amenya uwakimwambuye. Ntukajye ureba ko abantu bakwambuye icyubahiro. Imana iyo yemeye kutagira icyubahiro, byemere gutyo, ni nayo izagusubiza iki cyubahiro.
kubera ko Imana iyo yemeye ibintu uko bikubaho ni nayo izemera ikazana ibindi bikaba. Amen. Yanyaze icyubahiro cyanjye, inyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye, yanyishe indurutse impande zose. Ariko yo yari yakubititse kweri. None ndapfuye kandi ibyiringiro byanjye yabirinduye nk'igiti. Yangongeje uburakari bwayo kandi mbabarira mu banzi bayo. Ingabo zayo zazi icyarimwe zishaka inzira yo kuntera, maze zigota urugo rwanjye. Yantandukanije nabo tuva indimwe baranyanga, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Ntibakemera ko tuziranye. Bene wacu barantaye, ntawe ukinyegera. N'inshuti zanjye zamagara zaranyibagiwe. Abo mu nzu yanjye n'abaja banjye n'umugore wanjye bangenje nk'umushyitsi, mbamereye nk'umunyamahanga. Mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, umukozi wo mu rugo ntashobora kumwitaba. Yewe uwasuzugurwa n'umukozi wo mu rugo abageze habi. Mwebwe umukozi wo mu rugo mwe muramuzi yagusuzugura udafite aho kumuhemba. Uramubwira ngo zana igikombe, ati nawe kihi, dore kirakwegereye mabuja, to gikira hariya. Wamba bari ukanzanira isani mu kabati, ati dore ngaka ari yara, nawe wajya buryo kayizana. Yewe washyirije utuzi two gukaraba, ati are dore imbabura ngiriye hariya. Umukozi wo mu rugo ari yamusuzuguye. Yobu yarakeneye ko Yesu amwiyereka ubwa. Wageza aho usuzugurwa n'umukozi wo mu rugo, abo mu bana batakikumva, umugore atakikumva, umugabo atakikumva, abana barakwigurukije, abaja n'abajajabyi bose bari bahari ntibakikumva. Agasuzuguro ni kose. Yarakeneye Yesu bwa kangahe? Bwa kabiri. Yongera twiyereke. Erega iri jambo ni ryo nsengeramo. Yongere atwiyereke. Yo barerekana icyubahiro cya mbere. Yaravugaga bose bagahita bagenda. We munzanira intebe bagatondeka ari 5, munzanira amazi bagatondeka ari 3, munzanira ibiryo bagatondeka ari 10, ndashaka kujya muri jaride bagateramo intebe ari 20. Agera igihe habura n'umwe wo kongera kumwitaho, ngo bose baramwinuka, inshuti ziramuta, izamagara ziramwihakana, izo yasangiraga nazo ziramuhunga, ziramuhana, zimuvaho. Igihe wageze muri icyo gihe kimeze gityo, ushaka nde, utabaza nde. Isengesho ni rimwe. Yesu yongera kwiyereke ubwa kabiri. Yongera kwiyereka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Yobu ninde wari kumukuraho iki gisuzuguriro? Ninde wari kuza kumutabara muri iki gihe? Yarakeneye ko Yesu amwiyereka bwa kabiri. Amen. Ari ijambo ryanejeje. Aravuga ngo mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, nubwo namwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye aranzinutswe. 17. Azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato baransuzugura. Iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe. Nabo nakundanaga nabo bampindukiye abanzi. Amagufa yanjye yarumiranye, n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse sigaye kumenyo gusa. Mungirire imbabazi bene data, mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kwankozeho. Murandenganyiriza iki mukangira uko Imana ingize? Ukomeze ndi kubahagije. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe, iyaba yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahore yiteka. Umva rero igisubizo kiri. Umva guhishurirwa. Umva guhishurirwa 25. Ariko njye ubwanjye, uwo si umutima w'umuntu, nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo nuko uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana nambaye undi mubiri. Ngo nuko amaso yanjye azamureba sayundi, nuko umutima wanjye umarwa n'iki? N'urukumbuzi. Uyu yaravuze yari Yesu. Aha, ubu buhanuzi buvuzwe ni Yesu wahanurwaga.
niwe mucunguzi w'abarira n'abahogora n'abashavura n'abihebye n'abaganya n'abarara amajoro n'abarwayi n'abakene n'indushyi n'abanyamibabaro. Uyu mwami yaje atarobanura abantu ku butoni, kuko abashumba b'iki gihe bararobanura, abatambyi ba kera bararobanuraga, kurobanura byahozeho. Ariko Yesu umucamanza mwiza, inshuti y'abakene n'abakire, inshuti y'abababaye n'abatababaye, inshuti y'abarwayi n'abazima, inshuti y'abafite n'abadafite, inshuti y'abakora n'abadakora, itarobanura ku butoni. Aravuga ngo ndabona umucunguzi wanjye umunsi umwe azahagarara mu isi, ibirenge bye bikore mu isi. Aravuga ngo nukuri urwanjye nirumara kubora nzareba Imana nambaye undi mubiri, ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ngaha Imana byayihagurukije iravuga ngo uyu mugabo ufite umutima wizeye gutya akwiriye kubona ubutabaza akiri mu isi. Hahirwa abagifite umutima wizera, kuko ku munsi w'amahirwe ya kabiri abo nibo bazayinjiramo. Hahirwa abafite umutima ugihamya, kuko ku munsi w'amahirwe agiye kugaragara hari imbere. Ni mwebwe Imana igiye kwinjizamo mukiri mu gakiza, mugihagaze mu buntu bw'Imana. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arayakwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yobu ndamukunda, ni umugabo wagaragaje kwihangana. Beneda, Yesu yongera twiyereke. Korera kuri mwene so ngo Yesu yongera twiyereke. Yesaya muhanura kuri 9:5 aravuga ngo nuko duhawe umwana w'umuhungu. We ni Yesu bavugaga gusa, duhawe umwana w'umuhungu. Nkumbuye kubona Yesu muri iki gihe. Nawe ufite umutima gukumbura kumva Yesu ari iruhande rwawe. Rega hari ibintu dukumbura ngo bitubi iruhande, ariko bitatuzanira amahoro. Amahoro ya mbere ni Yesu, amahoro ya kabiri ni Yesu, ibyishimo byacu ni Yesu, indirimbo yacu ni Yesu. Byishimo, nta mahoro dufite atari Yesu. Nta byishimo, mbabwiza ukuri, abakene iyo tutari twatunga amafaranga tuba twumva ibyishimo ari amafaranga. Ntabwo amafaranga ari ibyishimo, abayafite sibo bishimye. Abatagira inzu baryamamo baba babona amazu y'abandi bakavuga ati dore abanezerewe. Ntabwo ari amazu yose arimo amahoro n'ibyishimo. Abatagira imodoka bagenderamo, bagenda n'amaguru cyangwa ku magare, ku mamoto, iyo abonye V8 cyangwa se Vigo cyangwa se hariho n'izindi za moka atandukanye, harimo imodoka kahenze hano muri iki gihugu, ntabwo abayagenderamo arimo banezerewe. Hari igihe bamwe barara bayaririramo, hari igihe abayagendamo badahesheje amahoro abo babana. Urabyumva neza? Dore amahoro ni Yesu. Umugabo ufite Yesu afite amahoro, umugore ufite Yesu afite amahoro, umusore ufite Yesu afite amahoro, umukobwa ufite Yesu afite amahoro, umusaza ufite Yesu afite amahoro. Yesu niwe mahoro yacu, niwe byiringiro byacu, niwe ndirimbo yacu, ibyishimo byacu ninde? Ni Yesu. Nicyo gituma ibitangaza Yesu yakoze yabikoreraga bamaze kumwizera, ariko abamwifotorezagaho batahiraga amafoto, kuko hari abantu bazaga kwifotoreza kuri Yesu. Ntabwo nshaka Yesu wo kwifotorezaho, nshaka Yesu wo kubana nawe. Mbabwire, muzasome Luka igice cya 8 n'umurongo wa 41 kumanuka uhereye kuri 40. Hari umugore wari urwaye imyaka 12 iki avirirana. Ngo abantu bose babyiganaga kuri Yesu bamukandagira, bamwifotorezaho, amufatiraho Snapchat, amufatiraho ntuze, amufatiraho selfie, amufatiraho. Nanjye bambone ko ndi kumwe na Yesu. Batahira amafoto, ariko haza umugore udashaka amafoto, ukeneye kubona Yesu. Akora ku ncunda z'umwenda gusa, ngako kanya amaraso arahagarara. Ako apana ejo, ako kanya amaraso arahagarara. Amakuru yarayakuye mu mudugudu, yumvisha abagore batambuka bavuga ngo ari umugabo ni umunyabitangaza, umukozeho akiri indwara, umukozeho akiri icyago, umukozeho akiri inzara, umukozeho akamukoraho gusa ngo agira amahirwe. Aravuga ati imyaka 12 mvirirana amaraso, ngagenda sesera amanuka mu mudugudu. Aravuga ati iyo mubona narabyigana ngageze imbere ye, akora ku nshunda z'umwenda, ngako kanya amaraso arahagarara. Yesu aravuga ngo hari umuntu ngoseho, hari umuntu ngoseho, hari umugore ngoseho. Ngo maze uwo mugore nawe asubira inyuma arisha, aravuga ati sarabimenya, arabivumbuye. Yesu aravuga ati hari umuntu ngozeho. Petero ati ntugakabye,
abona ngenda gukozeho. Yohana atari ko nanjye ndi kugukoraho, Yakobo ati nanjye ndagukoraho, Baritima ati nanjye ndagukoraho, abantu twese turi kugukoraho, ugukozeho nindi. Arabwira ati mwe muri fotoza, mwe mwaje gushaka ifoto, ntabwo mwaje gushaka ikintu kiri ku ndiba y'umutima. Hari uwaje afite ikiri ku ndiba y'umutima, uwo atashya gikize. Umugore ahita azamura amaboko ngo ni njyewe. Amaraso arahagaze aramubwira ati yizire nakubonye mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Akura igitangaza hagati y'abandi ibihumbi bagendaga bifotoreza kuri Yesu batagiye kumushaka by'ukuri. Dufite ubukristo bwo kwifotoza muri iki gihe. Nuza kunyifotoreza uzatahana amafoto yanjye y'imyenda irimo bino nyine mureba amabara se ndimo yaruzi. Tukaze kwifotoza, shaka Imana atari kwifotoza. Waje kwifotoza wowe, wazifotoreje KBC, wazifotoreje he, wazifotoreje. Stira abantu bakwiriye kumenya Yesu mu mutima, bakamushakisha umutima, bakamurarira amajoro n'umutima, bakamwirirwa bamushaka n'umutima. Wajya kumushaka ukazana umutima pani birenge gusa, sana umutima uzatahana igitangaza cyawe. Ikibazo abantu basize imitima bazana amaguru we. Iyo mbaga yabyiganaga aho ngaho yari irimo igenda ireba gusa ngo akoze ibiki, ngo bigenze gute. Abafarisayo bagahengeza ngo niki kibaye, ni mucyandike. Ngavuze iki, ngo ni mucyandike. Batahira kwandika, umugore atahana igitangaza cyo gukira indwara. Niki cyakuzanye mu nzu y'Imana? Niki cyakuzanye mu nzu y'Imana? Uzagitahana. Niba ari Yesu waje ushaka, ndakurahira iyo nkorera ntabwo uzavira mwaho. Niba ari Yesu waje gushaka ntabwo uzataha amaramasa. Niba ari Yesu waje gushaka ntabwo Imana izagusezerera gutyo. Dufite Yesu wumva byose, azi icyo imitima yacu isaba. Nongeye kugusengera ngo wongera kwiyereka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Umugore ataha anezerewe. Bwana asifiwe. Yesaya aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, aramureba mwiyerekwa aramubona. Hari ikintu ndi kubona n'ukuri kwiyo mu ijuru. Ndabona umwana w'umuhungu ku buzima bwawe. Ndabona Imana iguhaye umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu asobanura imbaraga mu muryango. Umwana w'umuhungu asobanura gukurwaho igisuzuguriro mu muryango. Umwana w'umuhungu asobanura gukurwaho uburetwa n'agasuzuguro k'abaretwa n'abacakara. Umwana w'umuhungu afite icyo asobanura. Ndere ku mwana w'umuhungu muri amateraniro. Ndabona umwana w'umuhungu muri amateraniro. Ninde wanyakira akavuga ngo amena? Bwana asifiwe. Yesaya ndamukunda arahanura. Ariko Yesaya umunsi tuzagera mu ijuru uzashaka Yesaya icyumba azaba yicayemo. Yape yarahanuye. Uyu mugabo avuga aya magambo yo muri Yesaya igice cya 9:5. Yesaya imyaka 700 irashira atari yazadi. Ibaze kuvuga ngo duhawe preza apana fitir, no preza nonaha ndahanuye duhawe. Yesaya arahanura. Yari umuhanuzi, yabonaga neza umwana arimo akabakaba ku birenge yaje. Ngo yazaga afite dore bigiye kumuranga, kandi ndumva hari ibintu bigiye kuturanga muri iyi minsi. Dufite teme ivuga ngo sound miracles sound, ibitangaza bisakuza, ibitangaza bivuza induru. Ugiye kubona igitangaza gisakuza hubi, igitangaza gisakuza huryama, igitangaza gisakuza ukorera, igitangaza gisakuza mu nzu yawe, igitangaza gisakuza. Subiramo ngo gisakuza. Ntabwo dukeneye Yesu kumwifotorezaho, dukeneye kubona ibitangaza bye bisakuriza iwacu. Ibitangaza bya Yesu bigomba gusakuriza iwacu. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza iwacu. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza iwawe. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza mu muryango wawe. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza mu bana bawe. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza mu rugo rwawe. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza mu ako kazi. Ibitangaza bya Yesu nibisakuriza mu muryango wawe. Ninde uzakiriye atari haleluya 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 haleluya? Hari ibitangaza bigomba gusakuza. Ndumva muri iki gihe, ndumva muri aya mezi, ndumva muri ritangira ry'umwaka tuzasoza umwaka ari ibitangaza byasakuje. Ibitangaza bizasakuza we. Ibitangaza bigiye gusakuza bisakuza. Subiramo ngo bisakuza. Hana ngo ari intoryi ngo igitangaza, ngo ari inyanya ngo igitangaza, ngo wabyaye ngo igitangaza.
yego koko iyo umaze imyaka myinshi utabyara ni igitangaza, ariko nawe wowe waragiye ukwezi kumwita urasama ngo igitangaza, wagombaga kubyara n'ubundi. Hari ibitangaza bigomba gusakuza bikisobanura bikidefinisa. Nta kudefinisa ibitangaza, ibitangaza biridefinisa, ibitangaza birisobanura. Ndagira ngo wizere Imana ugiye kwinjira mu mezi ibitangaza bisakuza. Ibitangaza bigira gute? Bisakuza. Bitangaza bigira gute? Bisakuza. Bitangaza bigira gute mwababyeyi? Bisakuza. Mwabagabo mwe turi kumwe, ibitangaza bigira gute? Bisakuza. Mwabakobwa mwe ibitangaza bigira gute? Bisakuza. Ntabwo dukeneye ibitangaza bya feke bya hovyo ibintu biri aho ngo biciriritse. Dukeneye ibitangaza bisakuza, bisakuza. Ibitangaza bisakuza, ibitangaza bisakuza, ibitangaza bisakuza, ibitangaza bisakuza. Amen. Amen. Nuko umwana yatuvukiwe, duha umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama. Azitwa iki? Igitangaza. Ubwe ni igitangaza, ubwe ni igitangaza. Niyo mpamvu iyo twagize amahirwe yuko twiyereka, ntabwo dutana amafoto, dutana ubuzima. Iyo twagize amahirwe yuko twiyereka, ubwe ni igitangaza. Guhoberana nawe ni igitangaza, kwicarana nawe ni igitangaza, kuryamana nawe ni igitangaza, kugendana nawe ni igitangaza, guhagarara nawe ni igitangaza, kwicarana nawe ni igitangaza. Iyo guhoberana nawe ni igitangaza. Ubwe ni igitangaza, ubwe ni igitangaza. Ntabwo uri mu minsi yo kumwifotoreza, uri mu minsi yo guhoberana nawe akarema ibitangaza. Ni iminsi yo gucakirana nawe akarema ibitangaza. Ni iminsi yo kugendana nawe akarema ibitangaza. Ni iminsi yo kuryamana nawe tukabyukana nawe tukagendana nawe. Demarishe na Yesu. Icyo ni igihe cy'ibitangaza, n'amezi y'ibitangaza. Iyo ni imyaka y'ibitangaza. Ntabwo bavuga habaho ibitangaza iyo Yesu yerekamo. Ibitangaza biraba kuko ubwe ni igitangaza, ubwe ni igitangaza. Subiramo ngo ubwe ni igitangaza. Komeza. Azitwa igitangaza. Azitwa igitangaza, umujyanama. Umujyanama. Imana ikomeye, data wa twese. Imana ikomeye. Komeza. Data wa twese uhoraho. Imana igize utedi ikomeye. Hoya iciriritse da. Hoya. Hoya mwebwe namwe Bibiliya zanyu zivuze ngo iki? Imana ikomeye. Ariko mugira Bibiliya cyangwa muza namwe kwifotoza? Kuko umuntu wifotoza agenda na telefone gusa na kamera. Kuko umuntu utagira Bibiliya ntahataniye n'umuntu wifotoza. Kuko biratangaje, hari umuntu watunga telefone ya smart akabura Bibiliya y'ibihumbi 8. Cyaba ari ikigeragezo gikomeye. Komeza twumve. Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Azitwa Imana ikomeye, Imana ikomeye, Imana ikomeye. Abantu benshi ntibafite Imana, barayivuga ariko ntibayifite. Abantu benshi bavuga Imana ariko ntibafite Imana. Kuko uburyo tugendana amaganya n'amazimwe n'intonganya mu mitima bigaragaza ko Imana yagiye kure yacu. Iyo ufite Imana ntugenda n'Imana iciriritse, ugenda n'Imana ikomeye. Imana ikomeye ni super power. Akora gusuza ngo waramutse, ngo yego mbonye bucya, ngo none se wiriwe, ngo ntakwirirwa, ngereka ngo nukurebera inyuma ariko imbere narashize. Si wowe ushimazwe n'iki koko? Niki kikumaze? Uburangiye Imana ugendana nayo, Imana igize ute ikomeye. Ngereka buriya ngo narize ariko ngo nyoberwa icyo nigiye. Wowe icyo wigiye? Urumva diplome ngo nayibitse muri mari, umunsi yavuye muri mari uzadepasa bagiye mbere. Ngo ngo mbona ngo byaransize, ngo ibintu byose byarahenze, umuceri warahenze, akawunga karahenze, inyama zarahenze, ibirayi byarahenze, ibitoki byarahenze, amakara yarahenze, intoryi zarahenze, imboga zarahenze, byageze ku nyanya zisigaye zigura nk'inyama. Ibintu byose warabizamuye, warahahamutse. Tugendana n'Imana ikomeye.
izatunga abantu ibihe byahindutse cyangwa bitahindutse, kuko n'Imana idakangwa n'ibihe, n'Imana idakangwa n'iminsi, n'Imana idakangwa n'ibizamuka, n'Imana idakangwa n'ibimanuka, n'Imana idakangwa n'ibiriho n'ibyabayeho. Yo ni umwami w'ibihe n'iminsi n'ibiriho. Uwibeshejeho imugaburira no mu gihe arimo, uwibeshejeho imugaburira no mu gihe kizaza, uwibeshejeho imucira n'inzira z'uburyo bwo kubaho. Uwizera Imana abeshwaho nayo, uwizera Imana ni umenywa nayo. Tugendana n'Imana ikomeye. Abantu benshi bagenda nta Mana bagira, bagenda n'amaganya, ndirimbo z'agahinda. Iwacu za karande zaratwokamye. Usenga waraye hanze gatanu gatandatu kuzageza ubwo Imana ivuze ngo karande ziragiye, uryama utese. Ubundi uryama gute wanyu hakiri karande? Nta muhanuzi uzayigukurirayo, nta mupasiteri uzayigukurirayo. Yewe abakubeshya bazakubeshya. Karande ikurwaho nuko nawe uhaguruka ugahagarara ukavuga ati sinzaryama karande itari yava, sinzarya karande itari yagenda, sinzicara ngo ndambye karande ikivugira iwacu. Warangiza ngo bazabigukorere. Yesu se yapfiriye nde? Yapfiriye wowe kugira ngo nawe agukorere. Ni wowe ukwiriye kubimenya. Timukifotoreze kuri batwebwe. Ndashaka kuvuga izina rya Yesu kuruta kwivuga, kuko abashaka kubaka amazina yabo barivuga, ariko jewe ntabwo ari jye. Paulo yaravuze ngo sinjuriho, hariho Kristo muri jye. Hatariho Kristo muri njye ibyo mvuga n'ubusa. Rero Kristo muri twadushoboza twese. Ntashoboza umwe, ashoboza twese. Singira umwanya wo kwivuga, kuko kwivuga kwanjye se nacunguye bangahe, kwivuga kwanjye se napfiriye bangahe, kwivuga kwanjye se nabambiwe bangahe. Ariko Yesu uri muri jyewe, muri wowe, muri jyewe, muri wowe, arahindura ibyanze guhinduka. Ntari muri njye ngo muri wowe abure, kuko abuze muri wowe gutarama kwacu kwaba ari ukubusa. Ndagira ngo wizere Imana igiye kongera kukwiyereka, mwise kongera kwiyereka. Ngo bizagenda gute? Imana ikomeye, Imana ikomeye, data wa twese, data wa twese, umwe da, data w'umwe, data wa twese, uhoraho, data wa twese cyangwa wanjye wenyine, data wa twese. Mbarizo umuntu ngumvishe data wandi, ngo se wowe akubereye nde? Wowe ntakubereye sose? None se ngubwo ubwo bufite n'ubwiki? Tujye tubara ngo pastor ngo napfuye, ngo nabonye umunyorogoto ngo uri kugenda genda, umunyorogoto ukazamura ijosi ngo kongera ukarimanura, ngo nukuri ngo nkabona urambengeje, ngo nkabona urandungurutse, ngo sinumumure nyorogoto, ngo imbeba ziri iwanjye, ngo nazo zisigaye zivuga nk'abantu. Ni data wande wa twese. Ubwo se wavuze ati mu izina rya data nakucyashe nakusha, ugeze ubwo imbeba zizavugira iwawe ugahamuka ng'imbeba zavuze ngiri kugira ngo ubwo se wayikubitiye mu izina rya Yesu, ko Imana yacu ni data, data wa munyabwoba ugenda n'ubwoba bw'iki? Ngo nukuri, ngo dore, ngo nabonye, ngo inyenzi zacucumutse, ngo si inyenzi gusa, ngo n'isimba zirya z'umuswa, ngo umuswa wazamukiye ku nzu, imiswa nagiye gutuma nzajya nirirwa ngenda. Wowe Imana ni data, ni papa. Imana ni data, Imana ni nde? Ni data wa twese. Icyo mbabwira ni iki? Jya ubyuka ukanyaga shitani, kanyaga shitani, kanyaga, zinduka mu ijoro kanyaga shitani, sha mu cyumba cyawe kanyaga shitani, muri saro kanyaga shitani, mu cyumba cyawe kanyaga shitani, muri saro amanje kanyaga 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 kanyaga. Turabana biki? Turabana b'Imana. Kanyaga shitani. Irarisakuriza iwawe ihamara iki? Ivugira inyuma y'inzu ukaryama, isakuriza mu cyumba cyawe ukaryama, sha koko n'ikigeragezo gikomeye. Warekeye yapfiriye bose azukira bose. Ngo iryinyo ngo rirandiye ngo ntabara. Hari ibintu none iri joro mu kanyaga kwa gatatu tuzaba dufite amashimwe. Hari umuntu ubyiza avuga ngo amena, hari umuntu ubyiza avuga ngo amena. Haleluya. Zambaraga zose zandwanyaga waziri bati yigoro. Haguruka ku maguru yawe. Ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nabubasha bigifite imigambi
imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka iyo utamba hafi murengezi banaramanu tengikuzimu wemeye kuza kurwanirira kunesha nukwawe murengezi iyo utamba hafi murengezi banaramanu tengikuzimu wemeye kuza kurwanirira kunesha nukwawe murengezi imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka abwikuzo mana y'Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wemeye kuza kurwanirira kunesha nukwawe murengezi abwikuzo mana y'Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wemeye kuza none uyu munsi imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka uzandetse mwemera ko Yesu ari we yaje dukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tutishima mukiza mwese abemera ko Yesu ari we ngabo idukingira haba ku manywa haba nijoro tuvuge tutishima mukiza imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga zawe zingizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka imigambi yawe zingiy'abantu imbaraga
ijambo nshaka kuvuga uhagaze. Hari ijambo nshaka kuvuga uhagaze. Hari ijambo nshaka kuvuga ry'ubuhanuzi uhagaze. Kubwiza ukuri, Imana yawe ni Imana ije guseruka. Bibiliya yatubwiye ngo hashize iminsi ngahe? 7. Si cyo gice cya 24 twasomye? Hashize iminsi ngahe? None se tumaze iminsi ngahe? None se ku cyumweru? Ubwo se ku cyumweru hashize iminsi ngahe? Ejo n'umunsi wa kangahe? Wa 8. Reka tuwari wa 8. Ni ukuvuga ngo ibindi kuvuga nona byabaye kuri uyu munsi turiho none. Ibindi kuvuga bararubanuzi nahawe uherejo kuwa mbere winjiye muri season yo kwiyerekwa na Yesu. Amen. Uhereye ku munsi w'ejo wa 8 nuguhera ku itariki ya 12 ejo uwinjiye mu gihe cyo gutangira kwiyerekwa na Yesu. Yesu agiye kukwiyereka muri ibi bihe. Yesu agiye kukwiyereka muri ibi byumweru. Yesu agiye kukwiyereka muri uku kwezi. Uri mu minsi yo kugira ngo Yesu akwiyereke. Wanyakiri ugatana haleluya we. Nabwiwe ijambo rikomeye. Umwuka w'Imana yanganije arambwira ngo itorero nje kurigenderera. Nje kongera kuryiyereka. Ubwira bateranye none ubabwire ngo binjiye mu gihe cyo kugira ngo nongere mbagarukeho, nongere mbasure, nongere mbaganirize, nongere nicane nabo, nongere ntindane nabo. Yesu wawe mugiye kongera gutindana. Uri mu minsi Yesu wawe mugiye kongera kwicarana. Mukagira gute? Mugatindana. Bwa mbere murabizi twasomye ngo yerekande Maria Magdalena na Maria wundi wa kabiri, bavuga ba Maria babiri arabiyereka. Ubwa kabiri yiyereka Petero Simoni. Ubwa gatatu yiyereka abagabo babiri bajyagiye Emausi arabiyereka. Ngo agenda baganiriza, agenda babwira amagambo meza ngo imitima yabo iraruhuka. Uri mu minsi mutima ugiye gusubira mu gitereko karuhuka. Amagambo ugiye kumva muri iyi minsi na amagambo y'ihumure, na amagambo atuma umutima usubira mu gitereko, na amagambo atuma umutima wawe wongera kunezerwa. Ngo Yesu aganiriza abagabo babiri. Mwe muretse gusirimba mutatuma ubutumwa bwanjye butumvikana. Icyo cyuma gikurura abantu mugatuma umunyengo utarimo ubutumwa nawe uravanze. Nta gihe na kimwe uhura na Yesu ngo umubabaro wawe ugumane. Uri mu minsi uwo mubabaro ugiye gusosokamo, ugiye kuvamo mu mutima uwo mubabaro ugiye gusosoka, ugiye kuyoyoka, umutima ugiye kuyoyoka mwayo marira, ayo marira azayoyoka, ko gahinda kazayoyoka, uko kurara amajoro bigiye kuyoyoka, uko kwirirwa amanywa babaye bigiye kuyoyoka. Uri mu minsi umutima ugiye gusigara ni humure. Kora ku mutima ngo mutima humura, Yesu agiye kukubonekera. Nkunda abantu bankurikira bagasubira mu magambo mvuga. Umutima ugiye kuba mu bihe byo kongera gusubira mu gitereko. Mutima w'impagararamo ngiye kubonekerwa ubwa kabiri. Mutima, kora ku mutima ubwire ngo mutima w'impagararamo ugiye kongera kubona Imana ubwa kabiri. Ugiye kongera kubona Yesu ubwa kabiri. Hari umuntu nyakiriye avuga ngo amen. Nyikiriza wongere amen. Subiramo amena. Mwijuru ntiyaba ijambo ntibishoboka na abantu barigira mwisi. Nasomye Bibiliya usoma amahishurirwa yose yabayeho. Mwijuru ijambo ntibishoboka ntiribayo. Rituye mu muntu. Niwe rituyemo rero ntibishoboka kuba mizakwica, ntibishoboka kuba mizakujyana mu irimbi baguhambe atari ijuru. Ubundi mwijuru habaye ijambo rimwe birashoboka kuko inzira zose zicibwa n'iki n'Imana. Kandi igituma tuvuga ngo ntibishoboka nuko tubura inzira. Iyo ubuzinzira bavuga ngo burya ntibishoboka. Imana iracyafite inzira ziri vierge zitari zanyurwamo. Reka kwihamba nabaguha. Reka kwicukurira. Imana irakubwira ngo biracyashoboka. Bwana sifiwe. Reka kwishyira mu rwobo rwa ntibishoboka. Kora kuri uwo muntu mubwire ngo ntibishoboka ituye mu isi, mu ijuru ntihaba ntibishoboka. Mu ijuru haba birashoboka. Mubwire ngo mu ijuru haba birashoboka. Mu ijuru haba birashoboka gusa.
ibidashobokera abana bantu imbere yawe birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ibidashobokera abana b'abantu zamuka imbere yawe ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Fatira mu kiganza cyawe mubwire ngo ibyakunaniye Yesu arabishoboye. Mubwire Yesu arabishobora. mubaze kuri iki cyumweru mubaze ngo ariko ngo ujya wibaza aho inzira izava. Nabyibazaga ngo ibindi Imana yakubwiye ngo ujya wibaza aho bizaca. Urabimubashije se? Akubwiye se kajya byibaza? Umva igisubizo nahawe none. Inzira zose zifitwe n'iki? N'Imana. Isezeranye irasohoza n'inyembaraga we. Isezeranye irasohoza n'inyembaraga we. Isezeranye irasohoza n'inyembaraga we. Isezeranye irasohoza n'inyembaraga. Hallelujah. Hey.
ongera uzamure haleluya ongera utere haleluya ongera uzamure haleluya zamura haleluya hey 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 yeah 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 hey 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 yeah yeah hallelujah 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 hey 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 hallelujah Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umva uko inkuru yanjye isoza. Umva uko inkuru yanjye y'ubutumwa isoza none. Rima kashende ya masika ya mashandere baso. Rima ya sendi koshandere zeri. Rima shekoti ya wasika ya mashandeba. Rima masika ya mashandere zone maisha. Rima shetota lazani ngiri mashaiwa. Eriba sendoya washaiwa ma. Beya sita reshaiwa ni wai. Yesu gakiza kanje mahoro yanjye. Rima shetola sandiri mashako la masi. Urakoze Yesu wanjye. Tima ya sendo ne mashako tele masindi ma. Tere washandere sunta kita tiki wa daima. Eriba shande wa shaibo. Urakoze mwuka we. Urakoze mgiringira bizi. Umva uko inkuru yanjye isoza. Umva inkuru yanjye nahawe kwisoza. Isoza ivuga ngo kuwa mbere w'iminsi ni ryari ejo. Subiramo ryari ejo. Kuwa mbere w'iminsi nejo kuwa kangahe kuwa mbere. Ngo bazindutse kureba basanga ngo ibuye ryari ritwikiriye igitare ryabiri. Ale masita raka shema ya sandima. Deri mashika ya masonde iko shaiba. Umva ijambo rya mbere, umva ijambo rya mbere.
ngo barahengeza ngo kugira ngo barebe ko wari upfuye akiryamyemo, ngo basanga ntawe ugize ute, ntawe urimo. ngo ubwire amakuru, aho abantu bari baragusize siho bazagusanga. harya bari bazi ko byarangiye Yesu bari bashize ngo bamurangije, bamuhambye, bashyizeho imyenda, baboshye, bashyizeho ibuye, ngo bukeye ryari mu gitondo, ngo bagiye kureba basanga ntawe ugize gute, ntawe. kubwiza ukuri, ubuzima wari ubaye mugiye kubukurwamo now today, aujourd'hui. nkorera muri icyo kiganza cya mwene se umubwire ngo humura. abakuboshye si Imana ikoresheje ngo bakubohore, Imana ikoresheje imbaraga zayo. Hallelujah, hallelujah. ngo bari bamuhambiriye cyane, ngo baranadanangira cyane, ngo baraboha cyane, ngo bashyira hasi mumva cyane, ngo batereka ibuye rya tone ebyiri, ibiri ibihumbi 2 nibyo bari barambitse hejuru y'imva Yesu, tone ebyiri. ntabwo Imana ikangwa n'ibigutwikiriye n'ibirumbaraye n'ingano yabyo. Imana yawe ni super power, ni super power, ni super power, ni super power, ni super, ni super, ni super, ni super. Sema hallelujah, sema hallelujah. ngo nuko Imana yohereza marayika wayo abirindura igitare. umva inkuru ya none, ibyari bimaze iminsi byarakuryamyeho birabirinduwe. wabyakiriye ugatera haleluya we. dore inkuru nziza, ngo ikibuye cyari kiryamye kuri Yesu kubera ko cyari kiremereye, marayika amaze kugikuraho akicara hejuru. ibyari bikwicariye Yesu nawe agiye kubyicarira. ibyari bimaze imyaka bikwicariye, ibyari bimaze amezi bikwicariye, ibyari bimaze ibyumweru bikwicariye, ibyari bimaze iminsi bikwicariye, Yesu nawe aje kubyicarira. subiramo ngo arabyicariye. Yesu agize gute? arabyicariye. icara uvuga ngo arabyicariye. icara uvuga ngo Yesu arabyicariye. awi ibyari bimaze iminsi binyicariye, Yesu nawe arabyicariye. imyaka maze nari nicariwe, Yesu nawe arabyicariye. ninde wahaguruka agatera haleluya we. amen, amen. umva nkubwire ngo ijambo rya mbere, ngo Yesu atangira kubonekera abantu. kubwiza ukuri, iri joro ni ijoro ryo kubonekerwa. nkorera kuri mwene se umubwire ngo winjiye mu bihe n'ijoro ryo kubonekerwa. ibihe byawe ni ukubonekerwa, iri joro ni ukubonekerwa. bonekerwa na Yesu. Yesu aje kukubonekera, Yesu aje kukubonekera, Yesu aje kukubonekera, Yesu aje kukubonekera. tera haleluya we. vuga ngo ndabonekewe, ni ukuri ndabonekewe pe. ngize gute? ndabonekewe. ukwezi ko kubonekerwa, umunsi wo kubonekerwa, icyumweru cyo kubonekerwa, ukwezi ko kubonekerwa, umwaka wo kubonekerwa. urabonekewe. rema sendere baba sekayama, rima shandere basekayama, riba basende mayashaywa. subiramo ngo kubonekerwa. umuryango wanjye urabonekewe, mu kazi kanjye ndabonekewe, mu rugo rwanjye ndabonekewe, mu bana banjye ngiye kubonekerwa, iyo mu itorero ryanjye ndabonekewe. akira kubonekerwa mu izina rya Yesu. tera haleluya we. ongera uzamure haleluya, ongera uzamure haleluya, haleluya. hey 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 hey. ariko ngiye gukubita Satani umwuka sha.
tunakanyaga shetani leo, tunakanyaga shetani leo, hauweze, pawalaka, kama wewe Bwana, abalaka, mwami w'abantu. Umva kanyuma ngo Yesu yabonekeye abarenga 500. Umva se nkubwira amakuru. Yesu ni inshuti yawe, ntiyakiyereka intumwa gusa ngabure kwiyereka abarenga 500. Umva bwa nyuma abonekera Pawulo wari Sawuli. Kubwiza ukuri mwibonekerwa hari abagiye gukizwa today. Hari abagomba gukizwa guhera none. Haguruka dusenge. Ni wowe utahiwe kubonekerwa. Ibonekerwa ritahiwe ni iryawe. Ibonekerwa ritahiwe ni iryawe. Kora kuri mbere songo ni wowe utahiwe sha. Ni wowe utahiwe. Ni wowe ujuste. Fata ituro ryawe duturire Imana, dushimire Imana ibyo dukora. Munsi wo kubonekerwa, icyumweru cyo kubonekerwa, ukwezi ko kubonekerwa, umwaka wo kubonekerwa. Sikia ngenge kubonana na Yesu. Ariko Yesu radusuye n'ukuri muri iki cyumweru. Yesu ni inshuti yanjye we sinzamureka, bagiriye neza sinzamureka. Buretse tubanze dutanga ituro, tuyisorezemo. Turayitahiramo. Reka dutanga ituro ryacu. Oh, rima ya sheka sendera masha. Rima ya sondere mashandere wasi. Rikoya shandere masaima. Rima ya sekata shandala masika. Rima sondere wa shandala zana. Dema ya shandi makota le masha. Riba baseka ya mashande wa yasi. Dima ya shandole zole wa ya. Dikia shande wa sika ya masha. Rima masika dere mashandi ba. Urakoze ya. Rima shande ya sirima. Eri baba sikota ya shandi ba. Imana iravuze ngo imenaguye ibitare mwari mwarafungiwemo. Imana imenaguye ibitare mwari mwarabohewemo. Ibyo bitare byarafashe. Ayo mabuye bari barabatwikirije. Iyo mwewe bari barabacukuriye. Imana imenaguye ibyo bitare. Ibitare biramenaguritse. Mu izina rya ndewe. Haleluya. Kwa
gatatu randevu ya saa yine ninjye uzayobora amateraniro ninjye uzayobora kwa gatatu saa yine nzaba ndi hano kuri Gatuti ninjye uzayobora amateraniro reko shande masi kuko numva nshaka guhanura guhera mu gitondo bukira ndabutahanyesha isazi iramfashe ariko nta kibazo ntacyo bitwaye subiramo ngo ntacyo bitwaye randevu ni kwa kangahe saa yine za mu gitondo gahunda niyo wana Pastor wese ngatera haleluya itere nta kibazo haleluya 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 urakoze mwami haleluya we intinzi ni yawe mwami mwarangije dutaka karirimbo narinde pesi dutsoza kakaririmbo Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza amaboko yawe hejuru Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye we sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu ni inshuti yanjye we sinzamureka yangiriye neza sinzamureka